ikamara kubajyana we maze gwegataka nagase tinga kariya we igako mu kirere we nagasiga kitegeye amaboko nagasiga dore ngako karaje we nagasiga. Oya nyine mwese muri abahanga birumvikana, ariko ndashaka umbwire uwahiga undi. Bibaye guhiga undi ngiyewe na indirimbo mfite mu muduri ni nyinshi, ngi namuhiga bitewe n'indirimbo mfite. Nanone ucuranga n'inanga. None se Mushabizi washize ubwo basa nawe wamurusha gucuranga inanga? Ndabasuhuje inshuti bakunze mukurikira Urwego TV. Aha turi ni mu rugo rw'umwe muri babahanzi bakora injyana ya gakondo. Ni umuhanzi w'umuhanga nkuko mugiye kubyibonera. Uratangira wibwira abantu bakurikira Urwego TV. Uratangira uvuga amazina yawe. Nitwa MUTABARUKA Sylvanie. MUTABARUKA Sylvanie rero abantu mbere yuko bakumenyaho byinshi bakwiriye kubanza kukumenya nk'umuhanzi. Ndagira ngo dushyireho indirimbo iri butuma abantu bamenya urwego uriho rw'ubuhanzi. Tangira. Kanangire rero iyo ngiye gucuranga ni hari indirimbo bita agaciro. Niyo nkuze ko gucuranga ku maradiyo hose, aho ngeze hose akaba ariyo ncuranga kuri buri radiyo. Gutangira. Ariko n'abanyamakuru iyo bayisabye niyo nkunda gucuranga cyane ngeze kuri radiyo. Agasiga kanyamuremba we ngako nagasiga dore ngako karaje we nagasiga ngako karayiseye ngako karaje we nagasiga agasiga kanyamuremba we ngako nagasiga dore ngako iratera we amara gutera we nagasiga maze kabarera yewe kamara gukura yewe maze gakaza we nagasiga kakabatwara we yewe ikamara kubajyana we yewe maze gwegataka nagasiga tinga kariya we yewe igako mu kirere we nagasiga kitegeye amaboko nagasiga dore ngako karaje we nagasiga agasiga kanyamuremba we ngako nagasiga hayibarara we yewe zarerere we nagasiga dore ngako karaje we nagasiga ngako mu kirere we yewe kitegeye amaboko nagasiga agasiga kanyamuremba we ngako nagasiga tizajarire we yewe zarerere we nagasiga dore ngako karaje we na ikamari abana we yewe mbigirana we nagasiga
agasiga kanyamurerema we gakona agasiga agasiga kanyamurerema we gakona agasiga. aha urakoze cyane. Bantu mukurikiye Urwego TV murabona umuhanzi turi kumwe uwo ari we Mutabaro. Abahanzi bakora injyana ya gakondo bakunda kuririmba bazimiza. Ese iyi ndirimbo agasiga ubundi ubushaka kuririmba iki? Iyi ndirimbo nayikurije ku gasiga kubera gatwara inkoko yibyarira abana ikabarira. Noneho bamara gukura kakaza kagaturuka mu kirere kakaza kakayimariza noneho inkoko yabona nta bana isigaranye igatangira ikubona ko ifite agahinda, kandi iyo kaje no kwitwara umwana itaka ireba hejuru, cyangwa se urusi ari inkoko y'indwanyi ikagakurikirana ikakirukankana mu kirere. Abenshi bakunze no kubura nk'inkoko ari inkoko z'inyamahane yagakurikirana inkoko mu kirere ugasanga bene inkoko barya gushaka. Nahoro nabikurije kubera ko agasiga kamariza inkoko yibyariye abana ikabarera. Burya umubyeyi n'inkundi no kurira biravuna. Naho ngaho wakwida ndirimbo agasiga. Hari undi muhanzi wigeze kuririmba indirimbo yitwa Gaca, urayizi? Oya, iyi ntabwo nyizi. Uwo ngo yahimbye ukwe nayo nahimbye ukwanjye. Ni umuhanzi witwa Rugamba Sylvanie. Yaririmbye indirimbo yitwa Gaca, nawe yaririmbaga agaca mu nkoko. Uwo muhanzi ejo bundi hari umuntu wambwiye yuko iyo ndirimbo ngo yavugaga umwe mu bayobozi bari icyo gihe, ariko abinyuza mu gaca n'inkoko. None nawe uragira utagasiga n'inkoko. Ese wowe ntago waba ari nk'umuntu wahimbye? Ari umuntu bitewe nuko nabihimbye nicaye hano ndeba ukuntu agaca kaziyuriza inkoko, ndeba n'ukuntu kayitwarira abana. Mbibonye gutyo rero mbimbamo indirimbo yahimbye ku giti cyanjye, ntago nagiye gukurikiza abo ngabo. Ubu ngo yahimbye ku giti cye mu rwego rwe n'igihe wenda yararimo cyangwa se yaragezemo, ariko njye nayihimbye nkurikije nk'umuntu wibereye mu rugo iwacu, ndeba ukuntu inkoko agasiga kayitwarira abana igasiga rifite agahinda. Ndebye ukuntu kayiremberana nanjye mpita mbihangamo indirimbo, nayihimbye ku giti cyanjye, ntabwo nakurikije abo ngabo. Urakoze cyane. Ariko mu ndirimbo yawe nakurikiye hari ahantu ugira uti ese nzabyarira hehe n'aka gasiga, kandi inkoko ntibyara ahubwo iraturaga. Ese aho ngaho uratubwira iki? Ni kariya gasiga koko tubona mu kirere wari wavuga? Ubundi ibisiga biramoko menshi. Hari agasiga bita imbereberi n'uwo nubwo uvuga ngo yava agaca, ariko we azi ko kwitwa gaca. Ariko ngewe uko mbizi nzi ko n'ubundi ari agaca akabona imbereberi. Ubwo rero ukuvuga ngo kubyara nanone icyo nsobanura mu Kinyarwanda, arabeshi bumva ngo mvuga kubyara kandi bazi ko inkoko ituraga. Ubundi mu Kinyarwanda bo babyita guturaga ku nkoko, ariko twebwe tubyita nk'ubu tuzi ko inkoko ari umubyeyi kimwe n'undi. Yaturaze rero ni ukubyara n'ubundi. Nuko gusa bari mu buryo bw'ibikoko bakabyita ngo ni uguturaga, nk'uko bavanga imbwa ngo yabwaguye cyangwa n'ibindi. Ariko twebwe inkoko ni mu rwego rw'uko tubona ari inyama ziribwa tubyita guturaga, ariko no mu Kinyarwanda ni ukubyara. Nta kitabyara rero. Ni nko mu rwego rwo kuyubaha cyangwa se kuyiha agaciro. Ni ukuyiha agaciro kuko nayo burya ni ikiremwa cy'Imana. Ikintu cyaremwe burya n'icyo ari cyo cyose, n'inzoka irabyara. Usibye n'inzoka n'ingona yo mazi n'irabyara. Ikintu cyose kibyara ni umubyeyi kimwe n'ikindi. Ya nkoko se kiri kubonera naho twabikurisha. Karani kwihore n'akana. Noneho Mutabaro, ndagira ngo noneho udushyirireho indi ndirimbo nanone. None se mfite indirimbo nyinshi, mfite iz'imigani, nkagira n'izindi zigezweho nyine arizo n'iz'igihugu kandi zifite mbese indirimbo ubwo urambwira imigani nimba nayicuranga ukabumva ko nayishyira mu ntacyo nawe ushyiraho n'umugani twumva. Ariko se reka maze mpamagara Ningiri. Ningiri we, Ningi wiriwe, ni amahoro, witwa nde?
uri ningiri nindi gucuranga ni Sylvanie. None se turi hehe? Turi kuri radio, hanyuma se turi kumwe n'abanye. Iyi ngiyi ntago ari radio, ahubwo iyi ni televiziyo. Twe twitwa Urwego TV. Banza subiremo Urwego TV. Ni TV. Urwego TV. Urwego TV. None ongera uhamagara ningiri none aho. Ningiri we. Wiriwe. Turi kumwe n'abandi. Ni Urwego TV. None se tubataramire, tubacurangire nindi gucuranga ni Sylvanie. Urabeshya ndahira twumve. Ni ukuri kw'Imana. None se reka rero twicurangire. Ngiye kubacira umugani w'umukobwa n'umusaza we. Nta babyeyi bagiraga, bari bararushye, bamaze kuruha. Umusaza abwira mushiki we atumva rero mushiki wanjye, ngwino twigendagendere twigire mu ishyamba, nzajya mpiga utunyamaswa tujya tubona icyo twirira. Baragenda, bageze mu ishyamba aramubwira ati icara ahangaha ngiye guhiga. Uko yagiye guhiga nabwo yagarutse mu ishyamba. Umuhigi yaragiye, bukeye umwami atuma abahigi ngo bajya guhiga mu ishyamba. Baragenda, umuhigi abwira abandi bahigi, bamika imbwa zabo amahigi, maze bajya guhiga mu ishyamba ry'amanyenya n'amagage. Abahigi baragenda ngo bakajya muri iryo shyamba yemwe. Umuhigi mugu yaragiye, hareba mu ishyamba hasanga umukobwa yicariye mu ishyamba. Hareba umukobwa wibereye mu ishyamba, hagenda amusanga ati wa mukobwa we, ntigishirira nigendagendere nivire mu ishyamba. Umuhigi haragenda, umukobwa harakezana. Wa muhigi yaragiye, abwira abandi bahigi aho ngaho mu ishyamba ati yamwe mw'abahigi mwe, nimuze twigendagendere twivire mu ishyamba. Abahigi baragenda, bagera imbere y'umwami w'u Rwanda. Umuhigi muko yaragiye, abwira umwami w'u Rwanda ati yewe nyagasani, hariya mu ishyamba twabonye umukobwa ntakurirwa muri twebwe, ahubwo akwiriye umwami w'u Rwanda. Umwami yarabirebye, abwira abahigi tunimuzane ingobyi mumeke mujyane mu ishyamba. Abahigi baragenda, ku mwami baramujyana ngo bakajya muri iryo shyamba. Baragenda, umwami abonye wa mukobwa abwira ba bahigi ati nimuze muzane uriya mukobwa mumuzane hano mu ngobyi.
abahigi baramuzana bamaze kumuzana bamushyira mu ngobyi hamwe n'umukobwa maze bose barabaheka ngo bakamanuka umusozi wa mbere musaza bavuye guhiga mu ishyamba ry'amanyenya n'amagage baragenda habona ingobyi irarembera ku musozi muremure cyane umusaza arahagaze aramagara cyane agira ati tiyemu n'ufite isunzu ribogaboga rimeze nk'urufunzo rwa kageyo shinga amacumu bagamira imiganza muntu warwera inka mwibwirire wari waraje umuntu ajya kugusabira akaza avuga ati mbenguke nkwijyanire nanjye nkamusubiza ngo ntabwo nabenze biyege inkuto ngo maze mbenguke ndanabona umwami yarababwiye ati yemwe bahigi banjye nimukataze turagiye muri kuri musozi wa kabiri musaza arongera ku musozi muremure cyane arongera ahamagara cyane agira ati ya muntu ufite isunzu ribogaboga rimeze nk'urufunzo rwa kageyo shinga amacumu bagamira imiganza muntu warwera inka mwibwirire warereje umuntu ajya kugusabira akaza avuga ati mbenguke nkwijyanire nanjye nkamusubiza ngo ntabwo nabenze biyege inkuto ngo maze mbenguke ndanabona abahigi baragiye bagize bagira umwami bamushyira mu nzu musaza arongera ahamagara cyane agira ati yemwe n'ufite isunzu ribogaboga rimeze nk'urufunzo rwa kageyo shinga amacumu bagamira imiganza muntu warwera inka mwibwirire mushiki arabyumvishije umwami arabyumva abwira mushiki we ati mugore wanjye ntabwo kanyoni karavugira mugore wanjye umugeni yarasohotse asanga ari musaza we bataye mu ishyamba musaza yaje yirukanka asanga mushiki we maze bose bararira yewe bagira agahinda umwami yarabirebye hatumva rero mwana wanjye mushiki wawe ntiramujyanye mujyanira kumushaka nawe zakubakira rero mwana wanjye nzakuhera inka n'urubyaro nzakuhera umugore mwiza nzakuhera n'urugo rwiza maze uzabyo uzatunganirwe rero mwana wanjye ati kandi nguhaye umurage mwiza rero mwana wanjye ntabwo ari jye wahera hahera umugore w'umwami n'umukobwa na mushiki bariye mu ishyamba na musaza bariye mu ishyamba umva n'ingiri yanjye yewe n'ingiri yanjye umva n'ingiri yanjye yewe n'ingiri yanjye iyo ni ugucuranga mutabaruka Sylvanie mu karere ka Ruhango umurenge wa Ntunga akagari ni Nyakabungo umudugudu wa Kinore tubasezeye neza muri ntore z'u Rwanda. Mutabaruka rero uti singe wahera uti harya ibindi uvuze ni ngo ni mu karere ka Ruhango umurenge wa Ntungwe akagari ka Nyakabungo umudugudu wa Kinore nitubasezeye neza turi intore z'u Rwanda. Isibo isibo ni n'ubwiyunge. Isibo y'ubwiyunge nese Mutabaro kubera iki uca umugani ku manywa?
ibyo ngibyo kera niko bavugaga ngo uciye umugani ngo bwira vuba nicyo byahamuraga, ariko ubu ngubu buri muntu wese ubonye akanya araguca nta kibazo. Guca umugani rero mu kinyarwanda ni byiza kuko usibye n'ahangaha ni uko gusa bibaye kuvuga ngo niyo ngeze n'ahandi no ku yandi maradiyo umugani ndawuca, biba ngombwa kubera ko baba bawukeneye. Ariko Mutabaro, twumva ngo ufite ibicurangisho byinshi ngo uzi no kubicuranga, ibicurangisho bya gakondo byose uzi kubicuranga? Ndabizi, ari iningiri ndayicuranga kandi ndanayikora. Umuduri nawo ndawukora nkanawubanga nkawucuranga. Indirimbo buri gicurangisho buri gikoresho n'indirimbo zacyo n'ikindi indirimbo zacyo. Noneho rero n'inanga nayo nze kuyicuranga, inanga nari ngifite buke ndayigurisha, ariko ndashaka no kuzashaka indi nayo nkayizana nkajya nyicuranga. Ubu ngubu nta nanga ufite? Ubu muri iki gihe ntayo mfite, ariko iyo ngeze muri bagenzi banjye dukorana mu itorero ndafata izabo ngacuranga. Mfite n'indirimbo zayo. Ufite indirimbo z'inanga ukagira iz'umuduri n'iziningiri byose, ubwo buri kintu gikoresha mba afite indirimbo zacyo. Kimwe nuko n'uw'ikembe nawe aba afite indirimbo z'ikembe, n'uw'umuduri nawe akagira indirimbo z'umuduri, gutyo niko dukora. Ubu ngubu ariko umuduri urawufite? Urahari ntacyo, nubwo utavuga cyane ariko ndawufite, urahari nta kibazo. Uje nacuranga rwose nabwo bikaryoha. Ndagira ngo nawe uwuzane nawe uducurangire turebe. Reka umwana nkuzanire, reka awuzanire nawe ngucurange. Reka mu gihe akiwuzana aho ngushyiraho indi ndirimbo, hari indirimbo yindi nahimbye nayo nyishyira. Indirimbo yitwa ngo? Ni indirimbo yitwa Nyirandimbira. Iyo ndirimbo ni umukobwa warushye aruhana na nyina, kandi bose nta cumbi bari bafite. Ubwo rero indirimbo ndagira ngo umuduri n'uyu nguyu. Ni nguyu. Ubu rero uravuga nubwo utavuga neza, ariko uravuga nawe. Kubera icyo utavuga neza se? Urakiranuye, kubera igiti ni uyu munsi nagishatse, nako gacumu urabibona, mbese nabyita ko ari umunyitsi, ariko kubera ubuhanga urakiranuye ubu ngubu. Ubu ngubu neza urawucuranga nk'igisupusupu neza? Ndawucuranga, umucuranga nkawe, usibye ko nuwe burya hari ikintu murushaho. Hari ukuntu nkaraza mu ntoki, kandi n'indirimbo ntabwo ari zimwe, izo afite ntabwo ari zo mfite mu mutwe wanjye. Umuntu agira izi, ubundi umuhanzi wese agenda agira indirimbo ze n'undi. Noneho ngaho ducurangira iyo ndirimbo, arya ngo yitwa Nyirandimbira. Ducurangire noneho cyo. Warushye aruhana na nyina. Noneho agiye gucumbika rero, yabuze icumbi, yarahabaye bukeye barambura kubera ubukene. Bambaye rero nyine inzu arabirukana. Abo abirukanye mba ndahageze, ndareba mbona biteye agahinda, nabyo mbihangamo indirimbo. Ariko Mutabaro, nubwo waduhakaniye indirimbo uririmba abaturanyi bawe. Ntabwo ari abaturanyi, kandi n'ubundi muhanzi niko akora. None se n'ubu nawe tugomba kuba turi kumwe, nabishatse nko guhimbamo indirimbo wazamara kugenda nkayicuranga. Nsiba kuvuga izina ry'uwo mpimbye kugira ngo bitumvikane, ariko ndagenekereza, ariko indirimbo ikuzira ikajya aho ngaho. None se kubera iki iyo umuntu abikubajije ubihakana? Ntabwo mbihakana. None se impara zicuranga Seborani yageraga ku musozi nkariya akawureba akawuhimba. We nuko yakunda kuvuga kwerura amazina, ariko ubundi twebwe ubu ngo muri iki gihe iyo ari nk'umuntu ushaka kugira ngo umufate indirimbo, uragerekereza bitewe no kuvuga uti nimuvuga duturanye azandeba nabi, cyangwa se aho duhuriye azajya ntuka. Ubwo rero uragerekereza gusa ukajya akazabyumva wageze hirya. Niko dukora twebwe ubundi. Noneho Mutabaro, ngaho dushyirireho iyo ndirimbo rero twumva. Umukobwa bitaga Nyirandimbira, yari afite umukecuru warucecuye cyane, nta nzu bagiraga. Bukeye mu gitondo maze Nyirandimbira yabwiye umukecuru, hatumva mama wambyaye kandi biteye agahinda, tiva tudukora twose inzira kari igiti ngo dukomeze iyo miroho,
nuko amaze umukecuru haricara aratakamba ati Mana z'u Rwanda kandi impandwa murenze tubungubu ndarara yewe Mana z'u Rwanda nuko Nyirandembere yabwiye umukecuru barikoze baragenda ngo bagera no ku nzira maze Nyirandembere yaricaye aratakamba ati Mana z'u Rwanda kandi impandwa murenze tubungubu ndarara yewe Mana z'u Rwanda nuko amaze umukecuru aricara aratakamba ati yewe Nyirandembere nanjye biranyobeye rero yewe Nyirandembere mugihe bari kwibaza dore haje n'umugabo wari uturiye akaye abaza Nyirandembere ati mbese Nyirandembere iko ndeba bananiwe mbese ngo ni ibiki yewe Nyirandembere nuko Nyirandembere nawe yaramubwiye ati dore twabuze icumbi yewe mama wabyaye umugabo aramubwira ati nimuze mbaye icumbi yewe Nyirandembere umugabo y'icumbi ahera akarigendera hashize imyaka myinshi umugabo aza kwishyuza yabwiye Nyirandembere ati yewe Nyirandembere nimumpa amafaranga yewe Nyirandembere nuko Nyirandembere yakomye ku nkanda ati Mana z'u Rwanda kandi impandwa murenze amafaranga arava yewe Nyirandembere umugabo aramubwira ati ntabwo ari uko bavuga yewe Nyirandembere imama yarapfuye na data yarapfuye nimusokere mu nzu nimusubirira mu nzu ndakambura data ntabwo musubirira mu nzu nuko Nyirandembere yabwiye umukecuru tumva mama wabyaye izinga karingiti ifata akarago neza maze dusohoke no mu nzu tubavuye no mu nzu ngo bigira ku muturanyi maze bace ingando dore kandi rijigije bukeye mu gitondo we maze Nyirandembere yabwiye umukecuru tumva mama wabyaye ndagwinde tugende ngo dukomeze iyo miruho barikoze baragiye bagera muri Bisenga bageze muri Bisenga maze Nyirandembere arapfukama arasenga ati Mana z'u Rwanda kandi impandwa murenze tubungubu ndarara yewe Nyirandembere mu gihe bari kwibaza dore haje undi mugabo wari uturiye akaye abaza Nyirandembere ati mbese Nyirandembere iko ndeba munaniwe mbese ngo ni ibiki yewe Nyirandembere nuko Nyirandembere nawe yaramubwiye ati dore twabuze icumbi yewe mama wabyaye umugabo aramubwira ati nimuze mbaye icumbi ntabwo mbaka amafaranga yewe Nyirandembere umugabo y'icumbi maze Nyirandembere yashimiye Imana babonye iryo cumbi dushimire uwo mugabo wabahaye iryo cumbi Imana iza murinde ibongerera ubugingo irinde Nyirandembere hamwe n'umukecuru waruceciye cyane Imana iza barinde ibongerera ubugingo yewe n'ingiri yanjye yewe n'ingiri yanjye ninde ucuranga MUTABARUKA Sylvanie mu karere ka Ruhango umurenge wa Ntongwe akagari ni Nyakabungo umudugudu wa Kinore tubasezeye neza muri Ntore z'u Rwanda noneho Mutabaru watubwiye yuko ucuranga n'umuduri ariko muri rya tsinda ryanyu hari undi mugabo ucuranga umuduri harya uriya mugabo yitwa nde arahari bamwita Rusatse Gerard acuranga umuduri ariko nawe arabizeze ko nanjye nkuzi
ubwo rero iyo duhuye mbese azi ko ngutunze nanjye nkabamenya ko awufite ariko akaba azi ko no kuwucuranga twese mbese azi ko turi abahanga bo gucuranga umuduri kimwe n'inanga burya n'inanga nayo nubwo dukorana ariko banabizi ko ibikoresho byose mbikoraho banabizi ko uri umuhanga muri byo. None se buriya Rusatsi acuranga umuduri muri rya tsinda ryanyu, noneho wowe ugacuranga iningiri. Ncuranga iningiri nyine iyo turi kumwe twese, umwe nk'uwo Rusatsi Gerard afata umuduri nanjye ngafata iningiri, noneho umushabizi washize ubwoba nawe agafata inanga, uwitwa Ayirwanda Godefride nawe afata ikimbi, noneho twese rero turabiregera tukabihuza. Iyo tumaze kubihuza turacuranga ugasanga biraryoshye bitewe nuko twese turabahanga, nta muntu ubayigisha undi. None se kubera iki muri ibyo bicurangisho byose wahisemo gucuranga iningiri kandi byose ubizi kubicuranga? Impamvu nahisemo gucuranga iningiri mbitwaye byose nabagiye gusagutura abandi. Urabona afashe iningiri ngafata umuduri, kandi uwo Rusatsi Gerard nawe afite umuduri nabagiye kumuvogera muri gahunda ze. Ntabwo rero ibyo ngibyo babyita kuvunda. Ni niyo mpamvu niyo tugeze n'ahandi batushimira ko dukundana, turabasaza beza, nta mashyari turwana. None se nk'ubu ngubu urabona Rusatsi ntawe uri hano, ndagira ngo nkubaze ikibazo nta nubwo ariko twumva, ubundi ari wowe na Rusatsi ninde uzi gucuranga umuduri rwose ku buryo ashobora guhiga undi? Njye ndawuzi cyane, ndawuzi kuko we nyine nawe arawuzi, ariko noneho kubera no gusaza burya gucuranga biterwa n'imitsi none. Gusa we arawucuranga akawucuranga kuri radiyo cyangwa n'ahari tujyanye, nyine bikagaragara ko yakabaye we muhanga, ariko nanjye nk'ufite twebwe dukoresha umuduri. Nta watanuramo ngo wumve ko umwe wenda ari umuswa cyangwa se ari urushundi. Oya, nyine mwese muri abahanga birumvikana, ariko ndashaka umbwire uwahiga undi. Bibaye guhiga undi, ngewe indirimbo mfite mu muduri ni nyinshi, nge namuhiga bitewe n'indirimbo mfite. We gusa afite indirimbo imwe, ubundi iyo mu buryo bw'igitaramo agenda kuri titire z'ibikoresho byacu. None se buriya turi kumwe nabwo ntarakurogoya, hari icyo tuba twunganira naho. Ubu twese n'uwo Rusatsi hari ibyo ashoboye nk'amahigi arayazi kuko ari umuhigi n'ubundi arahiga. Jewe rero nanjye ibintu byo gucuranga, gutera mu ijwi ry'umwimereri rigenda muri soprano, aho ngaho nabo baranyemera. Ubundi mu bitaramo iyo turi kumwe, umwe atera undi yananirwa undi akamwakira, cyangwa mu bikoresho umwe yananirwa undi akabifata. Nanone ucuranga n'inanga. None se Mushabizi washize ubwo basa nawe wamurusha gucuranga inanga? Oya, uriya ntabwo namurusha bitewe we yatangiye kera. Ubundi ntabwo navuga ngo namurusha bitewe nuko nge nayize nyuma ye, kandi nyiga nawe tunakorana gutyo. Niwe wakwigishije? Nawe yaranyigishije, ariko nakomeje no kwigishwa n'abandi basaza babaga hari i Nyanza. Ntabwo sinavuga ngo niwe wenyine ku ruhare rwe, nasanga umusaza akanyigisha nk'uko mujaha tukaganira, ariko ufite inanga. Hari undi mudamu ucuranga inanga, Sophia nawe mwaracuranganye kenshi. Harya Sophia apfana iki na Mushabizi? Ni nyirarume. Mushabizi ni nyirarume wa Sophia. None se buriya ubundi ari Sophia na Mushabizi ninde uzi gucuranga inanga rwose? Ubundi inanga, umwimereri w'inanga, kucuranga inanga neza by'umwimereri bizi Mushabizi washize ubwoba, kubera ko Mushabizi niwe wigishije Sophia Nzayisenga. Sophia yayigiye kuri se, ariko akaza no kwa nyirarume aje kumusura, nawe akamwigisha. Yigishwe n'abantu babiri, ariko urebye mu gucuranga inanga, Mushabizi ayihera ku mutwe akayimana mu mirya 12 yose akayisoza. Sophia we ayifata mu mirya itarenze 7 cyangwa 8, kandi inanga igira imirya 12. Mutabaru, noneho ndagira ngo tugende no ku muduri noneho nawo twumve. Waducurangiye iningiri, n'abakurikiye Urwego TV babibonye, noneho ducurangire n'umuduri twumve. Takaze nze ngucuranga nawe. Urumvikana buriya.
hayiwe dawe hayiwe mawe hayiwe mawe nyirarange nyirarange akiri umukobwa nyirarange akiri umukobwa yabwiye nyina tuva mawe mama wambyaye yabwiye na nyina wamubyaye ati humva mawe wigire hino maze umpereze ya mitsindo nge nyirarange jyewe ndagiye ngiye kujyanye inka za data ngiye gucungura inka za data nge nyirarange nyina wamubyaye yaramubwiye ati nyirarange ko nta mukobwa ujya ku rugamba umukobwa ugiye ku rugamba kenya umuryango nyirarange yaramubwiye ati nyirarange jyewe ndagiye ngiye kurasana n'Uburundi bwa Nyabujinja yete maze umereze inkongoro maze umereze n'imitsindi itsinda amahanga maze umereze n'imyambi maze umereze n'umuheto nge nyirarange maze undebere n'abagaragu maze undebere n'amasaka nge nyirarange ngiye kurasana n'Uburundi bwa Nyabujinja nyirarange yarakugendeye n'abagaragu maze aragenda haragenda ageze ku musozi nyirarange maze ararwana haratamika arasa Uburundi bwa Nyabujinja nyirarange nawe yararwanye maze aratsinda bamaze gutsinda nyina wamubyaye yasigaye imuhira nyina wamubyaye arabibonye amabere yiguye hino maze arakorana nyina wamubyaye yarabibonye abwira imiryango ati nyirarange dore yaratsinze atsinda urugamba atsinze Uburundi bwa Nyabujinja nyirarange yamaze gutsinda maze shenge afata umubyeyi yaramucyuye nurazanka yarazicyuye maze arataha nyirarange ageze ku musozi avuga amahamba avuza amahamba nyina wamubyaye yafashe imiryango barataramaye ngayo marwa maze ngo aratereka abwira imiryango ati nyirarange haratsinze atsinze Uburundi bwa Nyabujinja yarahageze nyirarange yarahageze baratarama avuga amahamba avuga urugamba kuno yarutsinze ya miryango yaramugabiye imiryango yaramugabiye bamuha izindi maze aratwara bamuha imisozi nyirarange singiye wahera hahera nyirarange n'umukecuru wa nyirarange nase warwanye urugamba barataha bataha amahoro nyirarange none se Mutabaro ubundi ubungubu nk'indirimbo ufite zose indirimbo ufite zose uziteranyije n'inka zingahe izo ucuranga ku nanga izo ucuranga ku ningiri ku muduri zose n'inka zingahe ubwo nkubya amwe zaba nka 12 ubuse mfite ni nka 12 ubundi yewe giti cyane reka ncuranga n'indi mu muduri ahubwo baburetse Mutabaro wataramana nawe ntiyataha ariko mukanya turasoza ariko hari ikibazo ngira ngo nkubaze ubundi kubera iki abahanzi bacuranga gakondo kenshi na kenshi usanga ari abakene nyine kubera kugira ubukene n'ubushobozi bukeye none se ubu ngubu aho ducuranga hose mu gihugu cy'u Rwanda
abayobozi bose baratuzi, ndetse na guhera muri za minisiteri, guhera n'ahandi hose naho za Butare no ku maradiyo hose impande zose baratuzi, ntaho bataduhamagara. Ariko kubera nimba ari igihe cyabo kitaragera simbizi, ariko baratuzi. Gusa twebwe turacuranga tukitahira nayo, sibyo ko ari nkaho tujya bakaduha agatike tukakabona. Ariko ubundi muri gahunda natwe dutegereje, batwizeza ko bazadutera intungo. Ubwo rero nibyo dutegereje, nta kindi. Ntabwo ari twebwe twicaye twenyine, ubundi n'abandi bahanzi niko bimeze bamwe na bamwe. Uti n'abandi bahanzi niko bimeze, ariko abahanzi baririmba injyana ya gakondo bo birakabije. Wenda uretse nk'igisupusupu niwe tubona wazamutse, kandi nawe aho yahereye turahazi. Ariko abandi usanga bari hasi. Mu gihe abahanzi baririmba zino ndirimbo z'ubu ngubu, abenshi bafite amazu yabo meza, bafite amamodoka bagendamo. Ese namwe gusa muba mufite icyizere nk'abahanzi ko hari igihe kizagera namwe agafaranga mukakabona? None se buriya byose ni uguteganya, kuko hari igihe nk'ubu mu minsi yashize duheretse guhura n'abazungu baturutse mu gihugu cya Maroc, twakoranye inama i Kigali i Remera ku Mahoro. Ubwo rero aho ngaho baratubwiye ngo bazatujyana ngo bazadushyikiriza abandi bahanzi ngo mu iki gihugu cya Maroc. Ibyo turategereje. Hari amuzungu nawe yavuye mu Rusiya, nawe twakoranye ikiganiro hari i Nyanza. Nawe agenda avuga ko ngo azatubwira igihe kizagera akaza akadutwara tukajya gukoresha ibitaramo yo mu mahoteli cyangwa n'ahari mu yindi misozi yo. Nanone dutaramana n'Abanyamerika aho bita muri Serena Hotel i Kigali. Abo nabo bavuga ko bazatujyana iwabo muri Amerika bakajya gutwereka. Mbese byose no gutegereza gusa, kimwe nuko naho kuri i Kigali muri za minisiteri batubwiye ko bazadushingira amezi ngo tukakuriramo, kimwe nuko ni Butare nabo ngo bazatujyana hariya kuri musée de zone hariya i Butare. Aho nabo bavuze ko ngo naho mbese byose bagenda babitubwira tugateganya, aho batujyanye turateganya. None se Mutabaro, nk'ubu ngubu nk'uwashaka kugufasha, ese ni iki yagufasha kubijyanye n'umuziki wawe? Kubijyanye n'umuziki wanjye, icyo yamfasha ari nk'umuntu ugenda akagera hanze, naho hanze ndifuza kuhagera nkaro, ukerekana umuco nyarwanda. Ngerekana umuco nyarwanda n'abanyamahanga batawuzi bakawubona, kuko ibi ngibi mu Rwanda abanyarwanda barabizi, bazi ko gakondo ibaho. Ariko abazungu iyo baje bubona ko bibashishikaje kugira ngo babirebe, ndetse ari naho tujye ugasanga barashishikaye ku kamera cyane no kudufata amajwi gutyo, cyangwa se mbese ko bishimiye ko twataramana. Ariko baba ari abanyarwanda baba ari abazungu, abo twabona batutambutsa cyangwa bakadutera intunga, biterwa n'ikiganiro nabwo twagirana baje nk'uko tukumva uburyo badutaramo intunga, byaba ari byiza. Mutabaro, ndagira ngo rero utange nimero ya telefone ku buryo nk'umuntu waba agukeneye, wenda hari nk'ubukwe afite agira ngo ujye kumususurutsa cyangwa se n'ibindi birori abe yabasha kukubona. Nimero yanjye ni 078 31 2 8 7 9 nongera mbisubiremo 078 31 2 8 7 9. None se Mutabaro, ikindi kibazo, ubu hari nk'umuntu w'umufana wawe aje akakubwira ati Mutabaruka rwose nkunda ibihangano byawe, ndashaka kuzaza ukadutaramira mu birori, ati ariko nta mafaranga mfite yo kukwishyura. Ese wabyitwara muti? Wajyayo wamuhakanira, wamwihorera kumuhakanira n'ugeyo wabigoretse? None se nawe akaba yabibwira mu buryo nawe ari umuhanzi acuranga nkanye? Oya, atari umuhanzi, yari umukunzi wawe. Nyine ari umukunzi wanjye, ariko nawe ubwo se we niwe wakwemera kujya gukorera ubusa aho twajyana? Oya, ni wowe ku giti cyawe yaba ashaka yuko ujyana ibicurangisho byawe ukajya kumucuranga. None se ubwo nabasha kujya gucurangira gute ubusa, kandi aho tujya n'andi muri za Kigali baduha agafaranga nuko twebwe tubyita ko ari itike, ni agatike baduha, ariko nabo ntabwo tuvuga ko ari ibihembo. Ibibaye ibihembo twajyana amasezerano tugaterana kontaro, ariko ubundi muri gahunda ntabwo naguruka ahangahe nta mafaranga amagurukije. Mu kibazo nk'iki cy'ubukwe umuntu aje kumpamagara akambwira ati nta mafaranga arimo, najye gukigenda bireka koze nabo njya hiye. Bakunzi b'Urwego TV rero mwumvise yuko Mutabaruka ntago ajya akorera ubusa. Niba ufite gahunda yo kuzamutumira ugomba kumwishyura, wenda wamwishyura makeya ariko ukamwishyura.
Mutabaro ndagira ngo dushyireho indirimbo ya nyuma rero ariko nta ndirimbo y'Imana ugira zirahari ndazifite ariko tutarajya mu byo gucuranga n'ubundi hari igihe urabona ibyo twari tukiri ku icyo kibazo cy'uko ntawe ugomba kumpamagarira ubusa urabona ndi umugabo aho ngeze aha ngaha afite abana afite umugore uwo muntu we wampamagarira ubusa kandi nanone nagaruka umugore cyangwa abana bakambaza icyo nagiye gukorera nkakibura nicyo cyatuma ntava aha ngaha nta mafaranga nafatanye reka indirimbo z'Imana nta kibazo dukomeze twitaramire nagira ngo dusoreshe indirimbo y'Imana ducurangire rwose indirimbo y'Imana reka ze ucurange tugiye guhamagarwa mu gitabo cy'ubugingo abera bo muri iyi si bagiye kubona ijoro haba imitima iboneye babona Imana yabo n'abashavuye tugiye guhozwa Mukiza wacu Yesu dore turarushe cyane Mukiza wacu Yesu dore turarushe cyane kuzaza ryari mwami ko tugukumbuye muri Yerusalemu nshya hagiye kubera ubukwe hahirwa abanyambabazi ko ari bo bazabota mbese mugezi wanditswe mu gitabo cy'abatumiwe umukwe n'amagara uzumva iryawe witabe Mukiza wacu Yesu dore turarushe cyane kuzaza ryari mwami ko tugukumbuye tuzatumbagira ku bicu dusanganira umwami Yesu tuzamuhobera Mukiza wacu Yesu dore turarushe cyane kuzaza ryari mwami ko tugukumbuye uri umugeni itorero ryose turabageni teranguriye umukwara gitegure kumusanganira atwijyanire mu ijoro aho yadutegure umunsi w'ubukwe ugeze mugenzi wanjye warameshe Mukiza wacu Yesu dore turarushe cyane kuzaza ryari mwami ko tugukumbuye